ngo ugakora ukabona success cyangwa se umugisha abandi barimo babona mukora bimwe muracuruza hamwe barimo barunguka ariko we bikanga mpaka ugasubira n'inyuma. Iki kintu cy'umuvumo ko numva gikomeye. Umuvumo ni ukuruha ariko ntugere ku musaruro w'iby'uruhira. Ese turi muri Doland, Yego. uyu muvumo w'ububando zamuzaho niwe wenyine wo guhagarara akawukwatinga akawukora ku buzima bwe Amaze kumenya nana harerera abana be bizabagora kwikuraho uyu muvumo w'ububandi. Abantu batuye mu bantu bite ngo mugakuba habaho se agakuba nguti agakuba reba ari minere baba barihinnye. Ni ukuvuga ngo abantu bahirwa bakubye amagutiya basambana. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ubusambanyi muri kano gace kitwa gakuba. N'abantu bamudukurikiye ahantu nimuyitegereze murebe n'amazina yaho murebe ko bidahura. babikompare bafate. Ni ukuvuga ngo nawe niba uhatuye mu gakuba kandi uri umukirisitu bizakugora kwikuraho uyu mwuka w'ubusambanyi, bizagusaba imbaraga zikomeye kugira ngo urwanye uyu mwuka ukuve ku buzima cyangwa uve ku buzima bw'ubyaro bwawe. Urabisobanuye noneho ntangiye kubyumva neza. Ukatunga ubukire ukatunga icyubahiro ukagira n'amafaranga ariko shaka ibyo utunze ntuzajya ubirya. Iyo witungirwa nakumbati gatogosheje gusa agafiriti nuzi kuntu karyoha, inyama ikaranze nuzi kuntu iryoha babigukuyeho. Ni indwara mbi niko Bibiliya yivuze. Tugana ku musozo rero ngo uyu muvumo udakuweho bashobora kuwukuvuma wowe ukagufata ukazafata umwana wawe ukazafata umwuzukuru kugeza igihe umuvumo uzamenyerwa hanyuma ukarwanwa ugakurwaho. Nibwo uwo muvumo ushobora kuva ku buzima bw'umuntu. Kamera ikizima. Turabakiriye inshuti bavandimwe babagwiza urukundo, turabakiriye kandi uyu ni umwanya mwiza w'umugisha tubonye. Ni umwanya dusengeye cyane kandi namwe ibyo mukora byose turabasengera tuti muhahe muronke mugwize kandi Uwiteka ategeka umugisha kuba mu byo mukora byose Uwiteka bagire neza. Ni umwanya w'ikiganiro rero twagambiriye kuzabagezaho kandi twe twaranabisezanije yuko tuzakomeza ku kiganiro cy'umugisha ariko kandi tutazasoza umugisha tutavuze ku muvumo. Damascene rero ubu nibwo tubonetse kugira ngo twongere dukore kino kiganiro ku muvumo. Ni karibu utangira usuhuza abantu kandi unadusengera twinjiza muri uyu mwanya. Nanjye ndabashuhuje bakunzi bagwiza urukundo TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Iminsi yari ishize tutongera guhurira kuri izi kamera za Gwiza Urukundo TV ariko turabakunda turabasengera iminsi yose. Aka kanya rero nabwo twongeye kugaruka muri Gwiza Urukundo TV tuje kuganira nanone kandi reka rero tudatinze tubanze dusenge twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe ikorane natwe ibe ku ruhande rwacu. Imana yo kwizerwa kandi Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware kandi Imana y'ubushobozi, Data wa twese mwiza, twongeye kugushimira muri uyu mwanya, twongeye gushima izina ryawe, twongeye gushima kugira neza kwawe, twongeye kugushimira yuko wabanye natwe, turagushimiye ko wabaye ku ruhande rwacu, waturindiye intambwe z'ibirenge. N'ukuri izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twebwe turi imbere ya Gwiza Urukundo TV turagushimiye ndetse tugushimiye kubwo abadukurikirana bagenda batwoherereza ibitekerezo. Abo nabo turagushimiye ko wagiye ubarinda aho bari batandukanye, nabo wabaye ku ruhande rwabo, babonye imbaraga zawe, babonye kugira neza kwawe. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. N'aka kanya rero nkuko bisanzwe Mwami Imana y'amahoro, twongeye kugaruka kuri Gwiza Urukundo TV, turakwinginze kugira ngo wongere kubana natwe, turagusabye kugira ngo wongere kutugirira neza, imbaraga z'umwuka wera zituganze kugira ngo Mwami Data Nyiringabo Imana dukore dukoreshejwe n'umwuka wera. Ngaho nyemerera rero ubane natwe kandi uzabane n'abazakurikirana iki kiganiro bose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Data Nyiringabo Uwiteka uzatugirire neza, uturengere, uturwanirire muri byose mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'umwuka wera, tubisabye twizeye, amen. Amen. Ni karibu rero uyobore kino kiganiro. Yego. Iminota itari myinshi kandi itari na mikeya. Yego. Hanyuma Uwiteka Imana gufashe bigende neza. Ni karibu. Murakoze cyane. Tugarutse mu kuganira. Ubushize twaganiriye ku kiganiro cy'umugisha
dusezeranya abantu yuko tutazasoza kuvuga ku mugisha tutavuze no ku muvumo, kuko umugisha n'umuvumo twaje gusanga ari ibintu bibiri bituranye, bisa nkaho ari abaturanyi. Ubwo ni ukuvuga ngo hari ukuba ufite umugisha, iyo hatari umugisha haba hari umuvumo. None uyu munsi twifuje ko tuganira ku muvumo. Mbese ubundi umuvumo ku buzima bw'umuntu uzanwa n'iki? Ese ubundi umuvumo ku buzima bw'umuntu uza ryari? Ndumva izo ngingo z'ingenzi arizo turi buze kwibandaho cyane. Tukareba umuvumo ku mugisha w'umuntu uza ryari, ku buzima bw'umuntu uza ryari. Ese umuvumo ku buzima bw'umuntu uzanwa n'iki? Ubundi reka tubanze tumenye umuvumo ni iki. Ubwabyo umuvumo icyo ari cyo. Yego. Hanyuma nitumara kumenya icyo umuvumo ari cyo, yego turaza kurebera hamwe dushakira hamwe ukuntu umuvumo uza ku buzima bw'umuntu. Ubundi umuvumo ujya kuvugwa bwa mbere muri Bibiliya wavuzwe n'Imana. Uvuga ngo umuvumo wa mbere uza mu isi wazanywe na Nyagasani, Uwiteka Imana yacu. Kandi umuvumo iyo uje ukaza mu buzima bw'abantu, hari icyo uje gukora. Uvuga ngo hari ibintu biba bitagenda neza, hari ikiba cyabuze kugira ngo uze. Ubundi reka tubanze tumenye ngo umuvumo ni iki. Umuvumo ni ibibazo cyangwa ibyago by'umwuka, kandi ugomba gukurwaho n'uburyo bw'umwuka, atari uburyo busanzwe. Turavuze ngo umuvumo ni ibyago cyangwa ibibazo, ariko biza mu buryo bw'umwuka bikaza mu buzima bw'umuntu cyangwa ahantu, cyangwa ku kintu. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu niwe wenyine ushobora kuvumwa, n'agace runaka kavumwa, n'igikoresho runaka nacyo cyavumwa. Umuvumo ni bariyeri cyangwa se inzitizi zitagaragara zirindira umuntu cyangwa ibintu kure cyane y'aho Imana ishaka ko biba. Urumva umuvumo ushobora kuba bariyeri urindira umuntu cyangwa ukabera inzitizi umuntu, udatuma ugera ku cyo Imana ishaka kugeraho cyangwa aho Imana ishaka kuba. Umuvumo ni amagambo mabi ashyirwa hamwe akagira ingaruka mbi n'ibihombo byinshi ku muntu aba yavuzweho. Ni ukuvuga ngo ngewe nshobora kwicara gutongeraho amagambo nkakuvuma mu yandi magambo. Iyo rero ayo magambo mabi atangiye kugira ingaruka mu buzima bwawe, ngo ni ukuvuga ngo nawe watangiye kugira ingaruka z'umuvumo. Kuvuma umuntu ni ukubohesha uwo muntu amagambo nk'uko abarozi bajya babikora. Kubohesha umuntu amagambo kimwe n'uko abarozi bajya babikora. Ndashaka kubwira abadukurikiye ko iyo urimo kuvuma umuntu umubohesha amagambo mu yandi magambo, uba urimo kuroga. Iyo uvumye umuntu uba urimo kumuroga rwose. Imivumo ihishe niyo ntwari ikomeye cyane ikoreshwa n'umwanzi w'ubugingo bwacu ari we Satani. Ni ukuvuga ngo Satani ajya akoresha imivumo kandi akayihisha mu buzima bwacu, ku buryo uba mu buzima bw'umuvumo ariko ntunamenye ko ubwo buzima burimo. Ntusobanukirwe ko ubu buzima ubayemo ari ubuzima bw'umuvumo. Kuvumye mu yandi magambo uri ikivumo. Wowe kuvumye ukaba mu buzima ukagerageza ukagirwana ugerageza gushakisha kugira ngo uve ku rwego rumwe ugere ku rundi, ariko ukabona biranze. Ukajya uhora wibaza ngo mbese ubundi byangira he, ndetse rimwe hari n'ubwo umuntu ageraho akavuga ati oke ubu wenda n'ubu buzima Imana yagennye, ugaturiza aho ngaho, kumbi hari imvano yabyo. Ntabwo Imana yigeze igena ko tubaho nabi. Ntabwo Imana yigeze ibaho ko igena ko tubaho turwaragurika cyangwa se dukennye. Ahubwo ikibidutera ni umuvumo. Hano baravuze ngo imivumo niyo ibiri inyuma y'ibintu bibi byose biba ku muntu, niyo izana ibibazo bihoraho n'indwara z'akarande, kandi ishobora guhererekanya iva ku babyeyi ijya no ku bana, iva mu gisekuru kimwe ijya mu kindi. Bivuga ngo uyu muvumo udakuweho bashobora kuba ukuvuma wowe ukagufata, ukazafata umwana wawe, ukazafata umwuzukuru, kugeza igihe umuvumo uzamenyerwa hanyuma ukarwanwa ugakurwaho. Nibwo uwo muvumo ushobora kuva ku buzima bw'umuntu. Ni amagambo menshi ushobora gusobanura ku muvumo, ariko muri make ngira ngo abantu barawumvisha. Umuvumo ni imbaraga zikora ariko zirwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abantu. Ushyira imbogamizi cyangwa inzitizi nyinshi mu buzima bwa muntu. Umuvumo ni imbaraga zikomeye zirwanya umugisha. Umuvumo ni ikintu kibi cyiza kizengurutse umubiri, ubugingo n'umwuka. Ni imbaraga z'umuntu. Umuvumo aremwa n'amagambo abantu baba bavuze. Umuvumo no gusuhuzwa no gutsindwa mu gihe gutsinda cyangwa amahirwe byari bikwegereye.
wowe ukaba urimo gukora ukabona amahirwe akwegereye cyangwa ukabona ibintu byawe bitangiye kugenda neza ariko ugatungurwa na feriya ugatungurwa no gutsindwa no kubona usubiye inyuma n'igihombo ukayoberwa aho kivuye kandi ni ukuri bizinesi yawe cyangwa ibintu wakoraga byagendaga neza. Icyo gihe iyo bigenze gutyo rero uba utunguwe n'ikintu cyitwa umuvumo no ngo mu buzima bwawe haba harimo umuvumo. Umuvumo ni nko gukatirwa, guhamagarwa n'ibihano, gukomereka, gusenyuka, gutsindwa k'umuntu ahantu cyangwa ibintu. Ibyo bintu bigahora biza mu buzima bw'umuntu. Umuvumo ni imbaraga z'umwuka zikomoka mu magambo avugwa cyangwa atongerwa. Ibi bituma biba ngombwa ko twitondera ibyo tuvugisha iminwa yacu. Iyo ukomeza kuvuga cyane uravuma nawe. Umuvumo ni uburenganzira bwa Satani ahereza abadayimoni ngo bangize basenye ubuzima bw'umuntu cyangwa ahantu cyangwa ikintu. Umuvumo ni nko gukunda no gukanda imbwa umurizo cyangwa gukubita imbwa umurizo hanyuma imbwa ikiruka yizengurukaho ishaka kuruma wa murizo kuko ayirumye ukuba yizengurukaho itifata. Niko n'abantu bafite umuvumo bizengurukaho mu buzima bwabo. So nagarukira ahangaha ndimo nsobanura ku muvumo noneho nkajya mu byanditswe byera bagaragaza aho umuvumo watangiriye, uko watangiye uza mwisi. Iki gihe inzoka yoheje Eva cyangwa yashutse Eva, imaze kumushuka Eva na Adamu bakora icyaha, hanyuma Imana ivuma inzoka iravuga ngo uzagenda ukururinda hasi uzarya umukungugu. Ibyo byari umuvumo ku nzoka. Ariko igeze kuri Adamu ku gice cya 3 cy'itangiriro 17 iramuga ngo na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, uzajya bukumerera imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Urabona ngo buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima Urabona ko hano ubutaka buravumwe, ariko buvumwe kubera ko umugabo yavumwe. Ubutaka buvumwe kubera ko umugabo yavumwe. Ubundi umugabo niwe muntu Imana yaremye imuvanye mu butaka. Naho Eva ntabwo Imana yamuremye imuvanye mu butaka, ahubwo yamuvanye mu wundi muntu. Ngira ngo icyo kirumvikanye. Noneho rero azaniye ubutaka kuvumwa. No kuvuga ngo ubutaka rero kugira ngo butera neza cyangwa bugunduke butangire bweze buzana amahwa. Amahwa bundi ni ikimenyetso cy'umuvumo. Iyo turebye umuvumo ni ikintu gikomeye wa muntu we, uryo no ku musaraba wa Yesu umuvumo warahavuzwe. Umuvumo warahavuze igihe Yesu ajyaga ku musaraba, arawuzamuka na ujyana ku musaraba. No kugira ngo rero abantu bavanwe umuvumo ahubwo babeho ubuzima bw'umugisha. No kuvuga ngo rero iyo ubayeho ubuzima bw'umuvumo hari ikintu utaramenya ngo ubohoke kuri cyo widerevure kuri icyo kintu, kubera ko uracyari ubuzima bw'umuvumo kandi umuvumo Yesu yawuzamukanye ku musaraba. Reka mvuge kuri aka kantu k'amahwa gatoya. Yesu yafashe amahwa, ubona ko bafashe amahwa bayamushyira ku ruhanga. Aya mahwa ni ikimenyetso cy'umuvumo. Ni ukuvuga ngo umuvumo Yesu yarawubambye ku musaraba. So dufite rero uburenganzira bwo kurwanya mpaka ugacika mu buzima bwacu. So ni ukuvuga ngo rero iyo dukennye tubaho bwa buzima bukennye nk'uko nabikubwiye, ubwo buzima si bw'Imana yari yarateguriye umuntu wayo. Umuntu waje Imana yari yamuteguriye ko azabaho arya atarushye. Rero icyo Yesu yaje gukora, yaje kugarura ibyo Adamu yari yarangije. Ni ukuvuga ngo icyo Adamu yatanze akagiha Satani, Yesu yaje kukitugarura. Mu mukristo rero birababaje kubaho ubuzima buvumye, ariko nyamara igihe cyinshi cyangwa kinini tubaho ibintu tutazi, tukabona biza tutazi impamvu zabyo. Rero buri kintu cyose dukwiye kugishaka tugishakiye muri Bibiliya, kugira ngo nitumenye impamvu zacyo tugikureho. Nitumara kugikuraho rero Uwiteka Imana azakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu, buhoro ubuzima bugende buhinduka buhoro buhoro. Kandi umuvumo si ubukene gusa. Abantu bazi ko umuvumo ari ubukene gusa. Hari ibintu byinshi bitandukanye bitera umuvumo ku buzima bw'umuntu. ubushize tuganira n'abantu turimo tuganira ku mugisha, twaje gusanga ko ubukene, niba nibuka neza wavuze ko ubukene ubwabyo ni umuvumo. Bishoboka ko n'ubukire bwaba umuvumo? Nabyo birashoboka ko ushobora gutunga ubukire ariko buvumye. Buvumye, yego.
none abantu umfashe kugira ngo dusobanurire abantu bazadukurikira cyangwa barimo badukurikira imvano y'umuvumo yo twayibonye ubu ntabwo turayigeraho neza. aho kutumvira Imana kuri hari umuvumo. aho kutumvira Imana kuri aho hantu haba hari umuvumo. ni ukuvuga ngo icyaha kizana umuvumo mu buzima bw'umuntu. icyaha kizana umuvumo mu buzima bw'umuntu. none ngewe inshingiye kuri icyo uvuze ko tujya tubona abantu bakora ibyaha ariko ibyo turebesha amaso twebwe tukabona uwo muntu aguwe neza mu isi, arakize, ameze neza rwose, wabireba ukabona ko ameze neza, none kandi arengaho agakora n'ibyaha. ibyo biba byaraturutse kuki? nakubwiye ngo ubutunzi bwose abantu batunga ntabwo buba bwaraturutse ku mwami. ubushize warabivuze. yes. ni ukuvuga ngo rero iyo ufite ubutunzi butaturutse ku mwami kandi ubwo butunzi ukaba warabubonye mu buryo bwo kuriganya, niba ucuruza ugahindura ibipimo by'umunzani, Bibiliya bigaragaza ko uriho umuvumo. niba uriganije ubutaka cyangwa se uriganyije amabati y'imfubyi cyangwa abapfakazi ukayarya ukiyubakiramo amazu cyangwa akagukiza ugakungahara, ibyo bintu ufite biravumye, kuko hari abandi basigaye barira kandi byari bigenewe. iyo waguye urubibi ugafata ubutaka bw'abandi, muri make uratunze, ariko ibyo utunze biriho umuvumo. reka mbwire abantu yuko hari abantu bavumwa ubwabo batabizi. urabona nka kwa kundi umuntu akoze impanuka, hanyuma mukamusaka, mugasaka uriya murambo, mugibwaho n'umuvumo. hari n'abapolisi nabo bajya basaka imirambo, bakaza bagafata umurambo bakawujyana, ariko bakawusaka kugira ngo bazatangaze amazina y'uwo muntu. wamusangana ibyo yari atunze ukabyibikira nk'umupolisi, kuko abo bafite uburenganzira bwo kugera ku murambo. aba nabo bagibwaho n'umuvumo. imivumo rero ibitandukanye, ugaba watunga amafaranga ariko nayo uvumye muri ayo mafaranga. ushatse nabikwereka muri Bibiliya, nabikwereka ko umuvumo nabwo abantu batunze nabo bashobora kugibwaho n'umuvumo. umuntu utunze ashobora kugibwaho n'umuvumo nk'uko urimo bivuga. ariko twebwe ibyo turebesha amaso, ntago numva uburyo uyu muntu tubara ko ari umuvumo. uyu muvumo uri mu bukire, uyu muvumo wo mu bukire utwaye iki? uyu muvumo wo mu bukire utwaye iki? urabanza umenye ngo umuvumo ukora ite. umuvumo akamaro kawo ku buzima bw'umuntu ni akahe. noneho niturangiza turaza kureba umuvumo wo mu bukire icyo utwaye. akamaro k'umuvumo ku buzima bw'umuntu. ku buzima bw'umuntu ni n'iki kiwuzana. niki kizana umuvumo? bamaze kukibona ko ari icyaha. hanyuma noneho uyu muvumo uzanywe uje gukora iki ku buzima bwawe? icyo uje gukora ku buzima bwawe. tubanze turebe icyo umuvumo ukora ku buzima bw'umuntu. ku buzima bw'umuntu. noneho nitumara kukibona tukamenya ngo umuvumo uje gukora iki ngiki, nibwo uzavuga ati umuvumo wo mu bukire ntacyo twaye. ntacyo aho urabyumvishe n'icyo nshaka kuvuga. nacyumvishe tubanze turebe icyo umuvumo ukora ku buzima bw'umuntu. nicyo ukora iyo uhageze ukora iki? yego. gutegeka kwa 2:28-20. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarika umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. akamaro k'umuvumo ni ukurimbura uwufite. none uwo mukire niba ukize none wari buzaho imyaka 50 ukabaho imyaka 20 ukarimburwa n'umuvumo, kandi umuvumo ugasigara no mu muryango. ubwo urumva wowe ukavuga ngo umuvumo mu bukire umaze iki? reka twebwe nk'abantu ntago turi burebe umuntu upfuye mu runaka. hari imiryango runaka ishobora kubaho igakenya igahora ikenyuka. twebwe ntago tubireba, ugasanga nta musaza bafite mu miryango. twebwe rero ibyo ngibyo ntago tubireba. mwebwe mutabireba muri bande se?
twebwe icyo tureba muhambye umuntu wari utangiye gutera imbere ejo bundi muhambye undi wari utangiye gutera imbere ejo bundi muhambye undi wari utangiye gutera imbere ibyo bintu murabireba nk'aho bidahari ni ibyago nk'uko n'undi niwe wapfusha none se utekereza ko uwo munsi bashyinguye kwirimba ari bo baba bahari bonyine haba hari n'abandi none se ariko reka turebe twebwe wowe ikikwishe wowe iyo urwaye uravuga ngo sinjye n'urwaye sinjye kwa muganga uyu ujyayo ariko uhurirayo n'abandi yes nabo rero bafite icyabazanye n'icyakuzanyeyo ni uburwayi nyine mu buzima kuko hari n'uburwayi bukomoka ku muvumo hari indwara zikomoka ku muvumo rwose none abadafite umuvumo se bo ntabwo bazi izo ndwara nawe nose wazirwaye ute kandi utavumye ubu se ushobora kuduha urugero rw'uburwayi umuntu bushobora kuba bukomoka ku muvumo tukareba yuko abantu batabuhuriraho none se iyo abantu babuhuriyeho ari benshi bisobanuye ko abo bose barufite uwo muvumo kuki se bose batabavumye kuki wumva ko ibintu abantu bose bahuriyeho bitarimo icyaha nose ntibahurira mu byaha icyaha gikorwa n'umuntu umwe abandi ntibagikore ndabyumva bashaka guhurira mu cyaha runaka ariko se ku buryo abantu bose uwo muvumo bakurikirana urabakurikirana nyine nakubwiye ngo aho icyaha kiri niho haba hari n'umuvumo none iyo ukoze icyaha rero n'umuvumo uza ku buzima bwawe ngewe iyo nkoze icyaha ndi Nyagatare nawe ugakora icyaha uri i Rusizi undi agakora icyaha ari muri Amerika twese tugira umuvumo usa nyine ushobora kudasarega ntabwo umuvumo tuvuge wenda niba usambanye ntabwo twese tuvuga ngo wenda mu buzima bwacu tuzakena wowe ushobora gukira ukabura urubyaro jewe noneho nkakira ariko nkakirana n'uburwayi nkakira amafaranga ngatunga amafaranga ariko nkaba mfite indwara idakira y'akarande yazanywe n'umuvumo undi noneho agahura n'ubukene so ni ukuvuga ngo rero umuvumo uzana ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bw'abantu nabo batandukanye umuvumo ni tere nziza ikorerwamo n'abadayimoni bakazana ibyago mu buzima bwawe umuvumo ni tere nziza ikorerwamo n'abadayimoni nakubwiye ngo umuvumo ni uruzitiro umudayimoni akurindiramo kugira ngo ajye guhora guteza ibibazo kandi akawuhisha uwo nunamenye ngo iki gikomoka kuko uramutse ubimenye ngo iki gikomoka wakirwanya ukagikuraho bivuze ngo noneho niba mbyumvishe neza reka dusome Zaburi 73:12 n'umurongo wa 19 aho turaza kuhumva neza wumve ukuntu umuvumo umeze reka dusome abadukurikiye kandi namwe turabasaba igihe cyose duhora tubibasaba kujya mudufasha mukaduha inyunganizi ibyanditswe twakwifashisha ntabwo ari ngombwa ntabwo ari itegeko kugira ngo wemeranywe natwe ushobora kuba utemeranya natwe ibyo turi kuvuga ariko nawe ukagira ingingo ushingiraho utwereka ko ibyo tuvuga utemeranywa natwe haravuze ngo ku murongo wa 12 dore abo nibo banyabyaha kandi kuko bagira amaboko kuko bagira amahoro iteka bagwiza ubutunzi ni abanyabyaha bafite amahoro bagwijije ubutunzi yego icyo kintu nacyumvishe neza ku murongo wa 19 none iyo ukomeje gusoma yego 19 ukagera ku 19 erega bahindutse amatongo mu kanya gato amatongo mu kanya gato bivuze ngo ni bari baguwe neza bari baragwije ubutunzi kandi barabuboneye mu byaha barabukuye mu byaha barangije kurama kwabo kubaye akanya gato hari abantu njya numva bavuga ngo kugira ngo mbeho nk'imbwa imyaka 100 ngo nabe nari umunsi umwe muntu winaribaho nk'intare n'imbwa ikabaho nk'imbwa wowe ibyo ushaka kuvuga ngo nabe nari umunsi umwe nuzabe nare nuzaba n'imbwa wowe uri umuntu rero intare ifite uburyo bwayibaho kandi ifite n'ahantu iyo na territoire iyobora n'imbwa nayo nubwo tuyita imbwa hari ahantu hayibaho hari na territoire nayo iyobora so nubwo intare inesha imbwa ariko no kuvuga ngo nawe bwawe ukeneye kubaho nkawe nk'umwana w'Imana yego noneho reka noneho dufashe abadukurikiye yego turebe twamaze kubona yuko inzira umuvumo wifashisha mu buzima bw'umuntu uza ku buzima bw'umuntu uca ku cyaha twamaze kubibona kuko utakoze icyaha Bibiliya avuga ngo kirazira kuvuma uw'Imana itavumye ntabwo bishoboka kuvuma umuntu Imana itavumye. Yego ushaka kuvuga ati none abantu babigenza gute bakakoroga bagushakaho impamvu
bo bagushakaho impamvu reka mbanze usome kino cyanditswe hari amategeko agenga umuvumo agenga umuvumo yego 26 umurongo wa 2 imigani 26 ku murongo wa kabiri yego hari amategeko agenga umuvumo yego haravuze ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho nk'uko igishwi kijarazara cyangwa ko intashya iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufata. Ni ukuvuga ngo bashobora kukoherezaho umuvumo ariko basanga ukiranuka basanga utunganye umuvumo ntugufate. None uyu muntu ugufata kuko ufite icyaha nyine uyu muntu wokohererejeho umuvumo kuko twamaze kubona ko umuvumo ni amagambo mabi agutongerwaho. Uyu muntu ngewe niba nturanye n'uyu murozi uyu murozi nkaba ntigeze mvugana nawe nkaba ntigeze ntongana nawe urumva akagerageza kunshakaho impamvu akayibura ariko uyu muntu duturanye uyu muntu mubi duturanye we nta kibazo nagiranye nawe ariko hari ukuntu nagiye ufite ibindi byaha hari ukuntu nagiye nkakorera ibindi byaha ku ruhande umuvumo w'uyu muntu uzashingira kuri cya cyaha nakoze ku ruhande unkurikiranye cyane rwose kuko kirazira kuvuma Imana itavumye. None iyo wakoze icyaha nta muvumo wakujeho ubundi w'icyaha wakoze. Bya bintu birakomeye birasaba kwirinda. Kandi abo bakozi ba Satani bafite ikintu cyananiye abarokore cyitwa kwihangana. Hari n'igihe kuvuma bikanga kuko utamucumuyeho akagushakaho impamvu ngo umucumure hakuvume we akagushakaho impamvu nibyo nari ndimo nkubaza we ntago wamucumuyeho. Yes ariko gucumura ku Mana ubwabyo wacumuye ku Mana ugakora icyaha ku Mana bizana umuvumo mu buzima bwawe. Wacumuye ku Mana ubwo Imana yabaye nkikuyeho nyine urabizi ko icyaha kizana umuvumo. Yego so none iyo wacumuye ku Mana ukazana umuvumo icyaha kikazana umuvumo uyu muvumo wazanywe n'icyaha nta kindi kiwukuraho nukusenga cyangwa se kwihana ibyaha byose wakoze. Twari turi kuri uyu muntu none reka tugaruka kuri wa muntu wa murozi muturanye ushaka kukuvuma ariko yabuze ahahera yabuze inzira. So nukuvuga ngo iyo wacumuye ku Mana bimuhinzira yo ni ya mbere ubwabyo bimuhinzira kuko wowe uri kivume yo kuvuma ikindi kivume ntabwo bigoye. Ushobora kugenda ukajya mu isoko bakakugarurira menshi wamara ukabibona ugahita wisohokera ukigendera ega ukoze icyaha ugasubira n'umuvumo wo kwiba ngo gusomera muri Zakariya uri wo kwiba ugasubira mu rugo uwo murozi muturanye cyangwa uwo muntu mubi muturanye ndabimenya n'umurozi rega akoresha isi y'umwuka arabibwirwa nande akoresha isi y'umwuka arabyerekwa nabo barerekwa se batarerekwa se berekwa nande none mugiye gupfumaguza mukabaza abapfumu by'ejo hazaza mubabaza iki abo berekwa nande nyine berekwa n'abadayimoni. Abadayimoni nabo bafite ubushobozi bwo guhishurira abantu ibizaba abasharagaza baba bafite nyine byabintu ntabwo bizoro bafite ubushobozi bwo guhishurirwa ibizaba ku muntu. Ubwo bivuze ngo ushobora arabibona niyo uri mu mbaraga nabwo arabibona kuri mu mbaraga akamenya ko umuvumo utafashe akagutegereza kugeza igihe hari n'igihe agushakaho umwiyenzo we nicyo wari ugiye kubwira abantu hari igihe agushakaho umwiyenzo noneho mukagira ibintu muhuriramo bidatunganye hanyuma ugakoreramo icyaha muri kwagukora idinga nawe ukahakorera icyaha noneho wamuvumo ukinjira neza mu buzima bwawe we kubera ko yaje agushakaho yaje afite target agushakaho impamvu yo kugira ngo abone inzira yo kukuvuma akaza akayigushakaho yayikubonaho akaba aragiye agahita ajya kuvuma deje. Zakariya 5:3 aravuga ngo arambwira ati uwo ni umuvumo woherejwe kugwira isi yose. Ku ruhande rumwe uhamya yuko uwiba wese azakurwaho ku rundi uhamya yuko urahira ibinyoma wese azakurwaho. Uwo muvumo nzawohereza niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Urabona ko Imana tweretse yuko n'uwiba azakurwaho. Yego Kwiba gusa byabyo bikuzana umuvumo wo kurimbuka. Kwiba
ubwabyo biza ibyo byo birumvikana kuko kwiba ubwabyo ni icyaha nyine none ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye ukiba muri butike ukaza rero wahanaguye ku muntu ugira ngo umurozi ntari bumenye arakureba akabona kuri mugenzi we kandi biba bimworoheye kuko aba afite inzira yo guterekamo umuvumo we mu buzima bwawe noneho kandi akawuhishamo bya bintu ndumva bikomeye. Umuvumo ni igihe inshuti ziguhindukiye abanzi nawe ukarwanya abo utakarwanyije n'igihe urwanya marayika wawe warushinzwe kukurinda. Reba inshuti zikaguhindukira abantu ukibaza ati ibi bintu bigenze gute, ukagerageza ukitwararika ukakora ibishoboka ariko bikanga nyine abari inshuti zawe bakakubera abanzi. Umuvumo ni igihe ukorera munsi y'ijuru rikinze ngo ugakora ukabona succession cyangwa se umugisha abandi barimo babona mukora bimwe muracuruza hamwe barimo barunguka ariko we bikanga mpaka ugasubira n'inyuma. Iki kintu cy'umuvumo ko numva gikomeye. Umuvumo ni ukuruha ariko ntugere ku musaruro w'iby'uruhira. Iki kintu cy'umuvumo ko numva abantu benshi ku isi batuye mu muvumo cyane cyane Black African. Yego Twebwe muri Afrika dutuye mu muvumo kuko ubwacu twirwa twitongeranaho. Icyo rero umubyeyi kirirwa yatura umuvumo ku bana be. Icyo ngicyo nacyo cyasaba ubusobanuro kuko Afrika ntago Afrika bayituye bose. Jewe abazungu imico yabo sinyizi ariko reka mubwiriye abanyafrika kuko yo ndayizi. Ariko ujya ubona kuntu umwana akora agakosa agamena ikirahure ukabona umubyeyi ngo pongora agapfuta urwo rubyeyi nirubura mu buzima bw'uwo mwana uzamenye ngo niwe warushyizemo. Rushobora kutabura kuri wa mwana ate gapfuko ngako dore uko gisa ibitutsi nyine bizinga umuntu. Ayo magambo azinga umwana. Abadukurikiye rero bumve ko iki kintu abajya babikora ko iki kintu atari cyiza, ni kibi kuko twamaze kubona ko umuvumo udafite inzira ucamo naguza ku buzima bw'umuntu. None umwana akoze ikosa none kuko akoze ikosa yiswe icyaha none nawe uhisukurikiza amagambo directoma bisobanuye yuko umuvumo hisubona inzira yihuta cyane. Ndashaka kubwira abantu ngo bige kwatura amagambo meza ku bana babo. Yego ayo magambo nayo arabakurikirana ariko iyo batuyeho amagambo mabi ayo magambo mabi nayo arabakurikirana. Ni ukuvuga ngo rero nari ndimo kuvuga hari n'ubukire buvumye kandi kamaro k'umuvumo ni ukurimbura nyirabwo. Ni ukuvuga ngo akamaro k'umuvumo ni ukurimbura nyirabwo. Ubu bukire buvumye twigeze tubukomozaho ariko abantu ntabwo dusobanukirwa yuko aba bantu tubona baguwe neza bashobora kuba baguwe neza ariko baguwe neza mu muvumo. Twaje kubona yuko umuryango ushobora kuba uguwe neza ariko utajya ugeza ku myaka 50. Ubwo ni ukuvuga ngo ako kantu kitwa gukenyuka nubwo ari abakire ariko ntibajya basaza. Ako kantu kitwa gukenyuka ni umuvumo. Ugasanga abantu ni abakire ariko byarananiranye abana ntibajya biga babaye ibirara bakayacikiza. Hari n'igihe abakire babyara umwana afite ikibazo nuko n'umukene yabyara umwana afite ikibazo. Abantu natwe bw'abakene twabangura baramutanze ngo bamuhubukire baramutambye izo ndwara so yaramugize widebire nawe uramugize na murumuna baramugize n'umwazukuru yarabigize. Icyo kintu n'umukitegezo wasanga ari umuvumo mu muryango. Ndumva ibi bintu rero bisaba yuko twicara tukibaza ngo mbese ibi bintu biri kuba ku buzima bwacu biri kuva kuki. Ubundi ako niko nihura n'ikibazo mu buzima bwawe menya ngo iki kibazo gikomotse he. Ubundi urimo kurwanira n'ibibazo utazi inkomoko yabyo ubirimo nk'umuntu ushaka kurimbura igiti ariko utema amashami kandi imizishinze mu butaka butoshye kirongera gishubuke. Rero ni ikibazo buri kibazo cyose uzajya ujya mu buzima bwawe ujye umenya ngo iki kibazo gitukomotse he, gifite imvano yacyo. Wibaze ngo iki kibazo cyatewe n'iki, cyazanywe n'iki. Icyo kibazo cyaje mu buzima bwawe kizanywe n'iki. None ni ukuvuga ngo numara kumenya foundation reka nguhe urugero. Yeriko yari yaravumwe. Abantu baho nabo bari barahuye n'ikibazo cyo kuko Yeriko yari ahantu heza. Iyo usomye mu gitabo cy'abami ba mbere
Bibiliya bitwereka iki kibazo cya Yeriko yari ahantu heza kandi cya kabiri Yeriko yari ifite yari ituwe n'ahantu heza ifite n'ibyo kurya byiza ariko ikindi gikomeye abantu bo muri Yeriko amazi yaho yarahumanyaga. Amazi yo muri Yeriko yarahumanyaga iyo umubyeyi yayanywagaho yakuragamo inda kandi ayo mazi yo muri Yeriko yatumaga barumbya. Nabame ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13 kugeza ku 21 niko havuga. Noneho haza kuza umukozi w'Imana Elisa. Noneho abaturage barabimwereka. We yitegereje Yeriko abona Yeriko ntabwo ivumye gusa ahubwo amenya foundation yayo. Ko ari ivumye aragenda azana abafata umunyu awushyira mu rwobo rushya aragenda awushyira mu ntuza mu isoko foundation yayo amazi yose arahumana. Ni ukuvuga ngo yagiye aho amazi aturuka ahakomoka nawe rero ushobora kuba uriho ugahura n'ibigeragezo ugahura n'ibibazo ibyo bibazo uhura nabyo ni umuvumo ariko nta cyaha wowe wakoze. Iyo ni karande ni icyaha cyakozwe na sogokuruza ariko uwo muvumo ukomeza kuza mu muryango ukurikirana kuko bigaragaza ko uyu muvumo wari waravumwe na Yosuwa Yeriko yari yaravumwe na Yosuwa mu gice cya 6:26 cya Yosuwa hagaragaza ko Yosuwa wari wavumye uyu muvumo Yeriko. Abantu rero bari muri Yeriko wasanga bamwe batari babizi nta makuru. Rero Elisa yaritegereje areba kuraho umuvumo ukomoka abari hajya gukura mu muvumo. Bivuze ngo hari uduce dushobora kubaho tuvumye wenda tubare nko mu hani wacu ugasanga utuye mu mudugudu uvumye. Birashoboka ugasanga uri gukora kandi umuvumo hari n'igihe ugera n'amazina y'aho hantu bawuvumye umuvumo ugashingira ku izina ry'aho hantu. Impamvu aho hantu mwebwe niryo zina muhita mukaba muri komora ku muvumo ahubwo uhafite apana kuvuga ngo ni izina abantu bahahimbye mbere ahubwo bakahahimba iryo zina rikomotse ku muvumo bahabona. Iryo zina ubwabyo ntago ripfa kuza ntago ripfa kuza. None se gute bafata ikaritsiye bakayita Dobandi? Ubwo hari impamvu. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bahise Dobandi bahabonye amabandi. Hari impamvu hise. None ukuvuga ngo n'umukirisi turi muri Dobandi. Uyu muvumo w'ububando uzamuzaho niwe wenyine wo guhagarara akawukwatinga akawukora ku buzima bwe. Amaze kumenya nanaharerera abana be bizabagora kwikuraho uyu muvumo w'ububandi. Niwe uzahagarara akakuraho umuvumo kuri aba bana. Simvuze ngo batuye muri Dobandi bose ni amabandi. Hari abakristo bamenye ukuri bakikuraho amabandi. Hari rero n'abatura muri Dobandi bakaba atari amabandi yiwe yitwaje intwaro cyangwa se agutega nijoro akaba atakwa 10,000 cyangwa 100,000 ariko wazana miliyoni akaguturitsa da wazana miliyoni agahita kandi yari umugabo w'inyangamugayo cyangwa umugore w'inyangamugayo mu kazi keza ariko byagera kuri miliyoni kuko umuvumo w'ububando muriho kandi we ntabizi nabyazi nyine. Ni ukuvuga ngo rero umuvumo wa karitsiye utuyeho ugawukurikirana niba abantu batuye mu hantu bita ngo mugakuba habaho se agakuba ngutiye agakuba reba ari imineri rero baba barihebye. Ni ukuvuga ngo abantu bahirwa bakubye amagutiya basambana. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ubusambanyi muri kano gace kitwa Gakuba. Mwabantu ngo mudukurikiye aha hantu nimuyitegereze murebe n'amazina yaho murebe ko bidahura babikompare bafate. Ni ukuvuga ngo nawe niba uhatuye mu Gakuba kandi uri umukirisitu bizakugora kwikuraho uyu mwuka w'ubusambanyi bizagusaba imbaraga zikomeye kugira ngo urwanye uyu mwuka ukuve ku buzima cyangwa uve ku buzima bw'ubyaro bwawe. Urabisobanuye noneho ntangiye kubyumva neza usobanuye inuza uburyo umuvumo wa karitsiye utuye mushobora gukurikira abantu. Urabakurikira niba mutuye muri karitsiye wenda yitwa Mukubita Umwice uziye ngo bajye kuhita Mukubita Umwice ntabwo mwakubise bakabica byanga byakora. Ushobora no gukinisha umuntu Mukubita urushyi ukabona arirenze kuko hari umuvumo wo kwica umuntu ukubiswe. Haleluya. Ntangiye gufashwa ntangiye gusobanukirwa iki kintu cy'umuvumo. Bivuze ngo hari n'akazi dukora nabwo bwako kavumye katugirira umugisha. Reka nguhe urugero ushobora kugura imodoka ukayigura yaribwe mu Bubiligi ariko bakayizana i Kigali
noneho ikagurwa bakayiba umuntu wakoze imyaka myinshi yiyuha icyuya ngo uzamugire akamaro. Yego. noneho ya modoka yagenda uwo muntu akayivuma akavuga ngo nizagira umumaro umuntu uzayitunga. wowe rero iyo uyiguze utwaye n'umuvumo w'iyo modoka. wabyumvishe ushobora kutunga iyo modoka nikugirire umumaro. bigusaba rero kugira ngo ikintu nibura umukirisitu ukaba ugiye kugura ikintu cya second hand cyangwa se cya okaziyo gisengera ugikureho umuvumo wacyo. abantu ikibazo twahuye nacyo ni iki ngiki. ni ukuvuga ngo wenda utanze urugero rw'iyo modoka. njye mbonye imodoka ya Makenya ndaguze nuko nyine nanjye ngiye mu cyiciro cy'abantu batunze imodoka ikambera ikigeragezo ikakubera ikigeragezo kugira ngo ikungurika kugombye. urumva njye nta ruhare nabigizemo nta n'amakuru y'ukuntu iyo modoka yaje n'ukuntu yibwe ntabyo mfite ntabyo nzi ntabyo uzi ariko ugiye n'umuvumo kuko nyirayo yarayivumye. bivuze ngo dushobora kugura amazu avumye cyane, dushobora gukodesha aho dukodeshereje aho turi gukodesha havumye cyane. imivumo ni myinshi muvandi, imivumo ni myinshi. noneho reka mbanze nkwereke yuko undi muvumo w'ubukire wowe n'ibyo wambwiraga. umuvumo w'ubukire nyine ukaba uri umukire kandi uvumye umubwiriza. ariko umuvumo w'ubukire uwo muvumo ndi wowe urumva ntacyo gutwaye. wowe impamvu w'ubukire ntacyo gutwaye nuko wazengerejwe n'uw'ubukene. uwo muvumo w'ubukire oya, umukire aba akeneye kubaho akishimira ibyo atunze. urimo urabyumva? none rero kubera umuvumo afite ntabwo ashoboye kwishimira ibyo agize gute atunze. wowe rero wazengerejwe n'uw'ubukene uravuga ati wama ubukire niho nabaye iminsi mikeya. ubu hari umuntu wifuza uw'ubukene nibura ngo nibura. ariko akamaro k'umuvumo ni akahe? nako umuvumo uje gukora iki mu buzima bw'umuntu? uje kwica. none se twabibonye. none se n'uw'ubukene ukwishe n'uw'ubukire nawe uramwishe. uw'ubukire ariko uw'ubukire ntago ntabwo ndasobanukirwa uw'ubukire uburyo wakwica umuntu. reka dusome umubwiriza 5:12. yego. urahabona hariho ikibi gikabije nabonye munsi y'ijuru. yego. nicyo butunzi nyirabwo yibikiye bukamutera amakuba. nibwo butunzi nyirabwo yibikiye bukamutera amakuba. ubukire bwabyo butangiye kuzana ibyago. none se ubwo icyo wabise washaka kugira ngo kikorohereze none kikuzaniye amakuba. urumva wowe ubwo ngubwo rwose adafite ibibazo. reka wazengerejwe n'uw'ubukene niyo mpamvu udafite ikibazo ku w'ubukire. ariko w'ubukire aravuga ati iki gitsindwa agasa n'uwakimvaniraho. uwamuvaniraho ubukire uwo muvumo agasigana ubukire ariko budafite umuvumo. ni ukuvuga ngo iyo ubukire buvuye ahantu hadatunganye uzana umuvumo. ndagira ngo ufashe abantu reka nguhe umuntu w'Imana ufite ubukire ariko adafite umuvumo. ku murongo wa 18 n'uwa 19 aho twasomaga haravuga ngo kandi mubwiriza 5:18-19 kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya akiha umugabane we akanezezwa n'umurimo we, ibyo ni byo buntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero w'umutima we bitume atibaza cyane iminsi azamara akiriho. yego. urumva ko hari undi muntu utunze ubutunzi anaburya ananezerewe, ariko uzi ukuntu ugoka ushakisha ubutunzi wamara kubona ntushobore no kuburya. muganga akagukura ku gafiriti, muganga akagukura ku gasukari, muganga akagukura ku ikawa, muganga akagusigaza ku bintu bidakaranze biribwa n'abakene. ni ukuvuga ngo amafaranga arahari ariko wayakuye wenda ahantu hadatunganye. bituma rero Imana ikuvuma cyangwa se ibyo bintu bizana umuvumo bikagukanirwa kurya ubutunzi bwawe. ibyo utunze byazanye umuvumo, bimaze kuzana umuvumo bigushyiriraho kutazanezerwa, kutazarya icyo wifuza kandi ubifitiye ubushobozi kubera umuvumo wazanywe n'ubwo bukire bwawe. umubwiriza 6:2 reka duhere kuri rimwe tuhumve kuko turimo turasoza ndabibona. hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu. umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro nabura ibyo umutima we wifuza byose, ariko Imana nimuhinda yo kubirya ahubwo umushyitsi akaba ari we ubyirira. ibyo nabyo ni ubusa, ni indwara mbi. iyi ni Bibiliya. yego. ugatunga ubukire ugatunga icyubahiro ukagira n'amafaranga ariko ibyo utunze ntuzajya ubirya. ukajya witungirwa n'akumbati gatogosheje gusa.
agafiriti nuzi kuntu karyoha, inyama ikaranze nuzi kuntu iryoha, babigukuyeho. Ni indwara mbi niko Bibiliya ivuze. Tugana ku musozo rero, ndumva turabyumvisha kandi n'abadukurikiye nabo babyumvisha. Yego, gira inama abantu, gira inama ugira abantu kuri iki kintu kijyanye n'umuvumo. Umuvumo rero ntabwo upfa kuvaho gutyo gusa ngo n'amasengesho asanzwe. Yego, nicyo nashakaga. Umuvumo ukeneye imbaraga. Nashakaga ufasha abantu niba ariko reka dusoreze hano, ubutaha tuzavuge kuntu umuvumo uza mu buzima bw'umuntu. Ikizana umuvumo mu buzima bw'umuntu ni icyaha. Hari n'ubundi buryo umuvumo uza natabaye icyaha, kiba cyabaye icyaha ariko abantu batabibara. Urabona nk'umugore cyangwa se umugabo akabona umugore warashaje akavuga ngo waracyari muto akajya kwishakira agakumi, burya winjeje umuvumo. Nyine urumva wakoze icyaha. Ubwo buryo bwose ntabwo twabusobanuye, nta nubwo twagaragaje ukuntu umuntu azamenya uburyo afite umuvumo mu buzima bwe. Nabyo tuzabisobanura kuko iminota twihaye ndabona isa n'irangiye. N'uburyo umuntu uzamenya ukuntu ufite umuvumo mu buzima bwawe, ese wabimenya ute? Noneho umuvumo wakurwaho n'iki? Reka nsoreze kuri aka mvuga ni umuvumo no kurwaho n'ikindi. Umuvumo ni uburyo bw'umwuka ngo twatangiye tubuvuga, kandi ukurwaho no mu buryo bw'umwuka. Ukwiye kuba umunyamwuka ukajya mu mwuka ukarwaniriza iyo muvumo ukawutsindirayo, hanyuma no mu mubiri uza succeeding. Ni ukuvuga ngo umuvumo ntukurwaho n'ikindi, ni ugusenga. Ntabwo umuvumo uzakurwaho n'imiryango, ntabwo umuvumo uzakurwaho n'uko ugize amafaranga, kuko twamaze kubona ko n'amafaranga menshi hari igihe aza mu buryo ari mu muvumo nayo akaza akagukenyura. So ubwo ubutaha tubararikiye gukurikirana ikiganiro uburyo umuvumo uza winjira mu muntu, n'uburyo wihisha mu buzima bw'umuntu, n'ibikwereka ko ufite umuvumo, no kuno umuvumo uzakuva ku buzima hanyuma ugatangira ugahirwa. Amen. Nshuti bavandimwe, niba hari icyo twicyanditswe twasize twakabaye tuvuga, wahawe ikaze ugishyire muri komenti. Niba utabyumva kimwe natwe kandi nabwo kamera zirahari, duhamagare tuguhereze uvuge uruhande rwawe, hanyuma utaha tuzongera tubane tuvuge kuri ibyo ngibyo tuvuze. Shalom.